Yesu ashimwe. Dushima Imana ko duhaye uyu munsi kugira ngo tuganire amagambo y'Imana. Nitwa Tumaini Jeremy. Uyu munsi turaganira teme ivuga ngo Yesu ukiza. Bisubiremo, ni Yesu ukiza. Dusome igice cya 4 cyo mu byakozwe n'intumwa umurongo wa 12. Haravuga ngo nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukizwamo. Nta wundi agakiza kabonerwamo kuko ari nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Dusome no mu Baroma, ni mu gice cya 10 umurongo wa 9. Haravuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizeza umutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Hepfo akomeza avuga amagambo meza avuga ngo kuko umutima ari w'umuntu yizeza akaba arwo gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Yego, Imana ishimwe. Reka dusenge tugaruke tuganira kuri iyo teme. Imana ushimwe ko hariho gukiranuka wahishuye, ku gukiranuka kudaheshwa n'imirimo umuntu yakoze cyangwa se n'amategeko, ngo ahubwo ni ugukiranuka bizeye bose babonera muri Yesu Kristo. Ushimwe Imana. Ndifuza ko uyu munsi abantu bumva aya magambo bakomeza guhura nawe muri ukuri kw'ijambo ryawe, kugira ngo ahari Imana batarakwizera bakomeze kukwizera, bakwizere, bamenye ko ariho Kristo ukuraho ibyaha, kandi Imana n'abakwizeye bahabwa imbaraga n'ibyiringiro n'umunezero wuzuye no guhabwa imbaraga zo kugira ngo bakomeze kwamamaza inkuru nziza y'agakiza. Mana urakoze kuko ubana natwe kugira ngo dukomeze gusobanukirwa twese, mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Yego, Imana ishimwe. Ndashaka ko tuza kumva ibintu bibiri bigize iteme twavuze. Bavuga Yesu ariko bakavuga n'agakiza cyangwa se ukiza. Ukiza mu by'ukuri biva ku nshinga gukira. Ndashaka ko dusobanura ijambo agakiza. Ijambo agakiza cyangwa se gukizwa ni ijambo riva ku nshinga yitwa gukira. Gukira ni iki? Ni ugukira ikintu kikubereye imbogamizi ariko ugakira n'ingaruka mbi zacyo. Rero gukizwa ni igikorwa gikorerwa umunyabyaha ariko atakikoreye, ahubwo akeneye imbaraga ziturutse hanze. Ukumva ni ugukizwa. We ntashoboye kwikiza, ahubwo akeneye izindi mbaraga ziturutse hanze. By definition cyangwa se tubisobanuye neza, baravuga ngo gukizwa ni ugukira icyaha n'ingaruka mbi z'icyaha. Ese mu by'ukuri ingaruka mbi z'icyaha ni izihe? Bibiliya bivuga ngo ni urupfu. Yego, urupfu twese dupfa nk'abantu nayo ni ingaruka y'icyaha, kuko tubona Adamu na Eva mbere ntibapfaga, barya ku giti cy'ubugingo. Ariko hari urundi rupfu noneho uyu munyabyaha azakira, ngo ni urupfu rwa kabiri. Rero umwizera ntazakira urwo rupfu, ngo kuko uwo afite ubugingo buhoraho. Turaza kubigarukaho. Ese mu by'ukuri niba tumaze kubona ko gukizwa ari umurimo wa Kristo akora mu muntu kugira ngo amukize iyo ngaruka y'icyaha, ese koko Kristo we ninde? Kristo ni Imana ariko ni umuntu. Ni Imana ariko ni umuntu. Ni Imana yihinduye umuntu, kuko ntawashobora kwakira umujinya w'Imana, kunywa ku gikombe cy'umujinya w'Imana usibye Imana y'ubwayo. Rero Kristo ni Imana yihinduye umuntu kugira ngo yakire umujinya w'Imana, kugira ngo abashe gukora iki gikorwa navuze haruguru, aricyo cyo gukiza umuntu. Rero agakizwa kabonerwa muri Yesu Kristo, kuko niwe wemeye guhinduka ikivume kugira ngo abantu tuvumurwe cyangwa tubone agakiza. Imana ishimwe. Umuhanuzi witwa Yesaya yaravuze ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye. Amen. Muri make, twebwe icyo twagomba kwakira, umujinya w'Imana yagomba gusuka kuri twebwe, Yesu yarawutwakiriye kugira ngo abizera uwo Yesu Kristo bakire imbabazi z'Imana zibonerwa muri Kristo Yesu. Ese mu by'ukuri ntabwo byari gushoboka ko hagira ibindi bintu bidukiza nk'ibitambo ntibyashobora kudukiza, ariko
ijambo ry'Imana rivuga neza yuko amaraso y'amapfizi n'amahene ntibishobora gukuraho ibyaha umuntu. Mbere kose batambaga ibitambo nk'ikimenyetso gitwikira ibyaha, ariko Yesu niwe ushobora gukuraho ibyaha mu by'ukuri. Rero amaraso y'amapfizi n'amahene nk'uko mu Baheburayo mu gice cya 4 babivuga ntashobora gukiza ibyaha. Imirimo nayo ntishobora gukiza umuntu. Imirimo Yesaya yarabivuze ngo n'ibyo twakoze bimeze nk'ubushwambaraga bwuzuye ibizinga. Ni nk'imyenda ishaje ariko nayo yuzuye ibizinga, nta kishobora kumara iyo myenda. Rero imirimo nayo ntishobora gukiza umuntu mu by'ukuri. Ahubwo umurimo Imana ishaka ko dukora ni uko twizera Yesu Kristo. Ese mu by'ukuri amategeko yo ntiyadukiza? Amategeko ntashobora gukiza umuntu ngo kuko ibyo amategeko yananiwe gukora Imana yabisohoje ubwo yatangaga Yesu Kristo. Imana ishimwe. Amategeko ni meza kuko ni ay'Imana, arera kuko ni ay'Imana. Ariko amategeko ni indorerwamo umuntu yireberamo akabona ko yanduye ikamutera gusanga Kristo. Sinari kumenya ko kwiba ari icyaha iyo ntabwiwe ngo ntukibe. Sinari kumenya ko kwica ari icyaha iyo ntabwiwe ngo ntukice. Ariko kuko maje kubimenya, nibonamo ikosa nkamenya ko Kristo ariho ushobora kunkiza wenyine. Uzasoma mu Magalatiya mu gice cya 3:24 bavuga ko amategeko ni umushore tugeze kuri Kristo. Imana ishimwe. Ibitambo ntibyabishoboye, imirimo ntibishoboye, amategeko ntabishoboye. Agakiza kabonerwa honyine muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Ese mu by'ukuri kubera icyo umuntu akwiriye gukizwa? Dukizwa n'Imana y'ubwayo kandi dukirizwa Imana. Mu yandi magambo, dukizwa n'Imana kandi dukizwa kugira ngo dukomeze kuba ab'Imana, tuyiheshe icyubahiro mu isi. Umuntu ntashobora guhesha Imana icyubahiro ataragira agakiza, kuko umuntu mubi ntacyo yakora kugira ngo anezeze Imana. Ibyo si bitindaho. Reka tuba twibuke bimwe mu bintu bikeya umuntu mbere ko acumura yari afite, kandi mu by'ukuri iby'Imana yari yaramuremeye. Imana irema umuntu yari yamuremye kugira ngo ase nayo, ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho yacu. Mu Tangiriro mu gice cya 1:26. Ariko umuntu amaze gukora icyaha atakaza ubwo bwiza bw'Imana. Mu Itangiriro bavuga neza ko ngo umuntu, umugabo n'umugore bari bambaye ubusa ntibakugwe n'isoni. Ariko umuntu amaze gukora icyaha ngo babona ko bambaye ubusa. Ngo baraje Imana basuye ngo bariruka barihisha, ngo babona ko Imana baje kugimuhisha, ngo twabonye ko twambaye ubusa ngo turihisha. Ngo baranje bagerageza no kwiremera ubucocero cyangwa se imyambaro mu bibabi ngo bakingirize ubwambure bwabo. Ariko ubwiza bw'Imana kuko bwe bwavuye ku muntu ntibyashoboraga ko umuntu yongera kugira ngo usabane n'Imana. Mu yandi magambo, umuntu yari asa n'Imana mbere ko akora icyaha, ariko amaze gukora icyaha atakaza ubwo busabane cyangwa se atakaza ishusho y'Imana. Ariko Kristo wenyine niwe shusho y'Imana ishobora kongera, niwe ushobora kongera kuduhuza n'Imana. Niwe shusho y'Imana itagaragara. Mu Baheburayo mu gice cya 2:3. Rero niwe ushobora kongera kuduha ishusho y'Imana kugira ngo twongere twegere Imana. Umuntu amaze gukora icyaha n'ubundi, cyangwa Imana yaremye umuntu kugira ngo agire ubusabane nayo, ngo Imana ajye kumusoma mu mafeni munsi bakaganira. Ariko umuntu amaze gukora icyaha, Imana imwirukana muri Edeni. Imana imwirukana muri Edeni, ubwo busabane bukurwaho. Ariko mu kwa Kristo dushobora kongera kugira ubwo busabane. Umuntu yari afite ubushobozi mbere ko akora icyaha. Imana yambwiye ngo ibintu byose bishyize munsi y'ibirenge byawe, yarabitegekaga, yarabiyoboraga. Ariko umuntu amaze gukora icyaha, inzoka, Imana imuhigana ngo inzoka izakuruma agatsitsiri. Ibyo yagomba gutegeka bitangira no kumuhiga. Ariko muri ibyo yavuze ngo kwa Yesu dufite ubutwari n'ubushobozi bw'iyo twizeye amagambo ye nk'uko yatubwiye. N'ubundi umuntu mbere ko akora icyaha, Imana yari yamuremeye kuzabaho iteka. Baryaga igiti cy'ubugingo, usibye igiti kimenyesha icyiza n'ikindi cyo bataryaga, ariko igiti cy'ubugingo barakiryaga. Ariko se umuntu yakongera kubona ubugingo buhoraho? Niwakira Kristo urabona ubugingo buhoraho. Yohana yarabyanditse avuga ngo ufite umwana afite ubugingo buhoraho. Mu gice cya 5 cyo mu Yohana wa mbere, ufite umwana afite ubugingo buhoraho. Nawe n'umwizerero wakwakira ubugingo buhoraho. Ngo hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Timoteyo yarabyanditse. Paulo yandikiye Timoteyo mu gice cya 2:5 ngo hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Rero nawe wakongera kwegera Imana bice muri Kristo Yesu. Imana iguhe umugisha kandi komeze kwegera Imana bice muri Kristo Yesu, kuko nta yindi nzira, nta rindi zina abantu twahawe gukizwa mu izina rya Yesu. Imana duhaze byiza. Amen.